wowe uzi ibyacu, ibisobekeranye mu mitima yacu, ibisobanye, ibyo twibwira ko bisobanutse, wowe uzi byose nyaguhora ku ngoma. Tunejejwe no kuza imbere yawe. Ijambo ryawe ritubwira ko utazanywe no kuduciraho iteka, ahubwo wazanywe no kudukiza. Turaje kongera kunywera ku masoko adudubiza, udukirize indwara z'umutima, udukirize izo mu marangamutima, udukize iz'umubiri, uzibe ibyuho byose biri mu buzima bwacu nyaguhora ku ngoma, ibyuho byo kwangwa, ibyuho byo kubabazwa, ibyuho by'ibyaha, ibyuho bya kamere iba yaduhagararanye, buri kintu cyose nyaguhora ku ngoma gisiga imyenge mu mitima yacu. Turaje ngo twuzuze urukundo rwawe, turaje ngo twuzuze imbabazi zawe, turaje ngo duhindukire aho uri, turaje ngo dutabarirwe aho uri, turaje ngo duhembukire aho uri, turaje ngo tunywere ku masoko adudubiza maze ubuzima bwacu busanwe. Urakoze ko waduhamagariye kutugirira neza. Igihe wahamagaraga Abrahamu mukura mu byo amenyereye, umuntu ibyo amenyereye aba yumva ari byo byiza, ari byo ariko aramubwira ngo wamuhamagariye kumugirira neza, kumuhindura umugisha kugeza igihe azahinduka isoko y'umugisha ku isi yose. Ndetse uranavuga ngo abazamusabira umugisha bazawuhabwa, abamwifuriza bazawuhabwa, abazamuvuma bazavumika. Umuhamagarira kumugirira neza. Uko niko natwe kiduhamagarira kutugirira neza. Ntiwaduhamagariye kuturushya, ntiwaduhamagariye kutwikoreza ibigoye n'ibidashoboka, waduhamagariye kutugirira neza. Uraduhamagara ngo duhe ubugingo buhoraho, tuzabane nawe. Urongera uratubwira ngo uraduhamagaye kugira ngo ube imbere muri twebwe, twe kuba ku isi nk'imfubyi, ahubwo uzaba uri muri twebwe. Urakoze kutadusize twenyine, urakoze ko ubwo buzima bw'ubumana butemba mu muntu bugishoboka. Dushyize rero ku birenge byawe intege nke zacu, byo twibwira ko twabyibashiriza mu mbaraga zawe, kugira ngo duhindukirire kuri wowe. Abari kuri wowe tureba nyaguhora ku ngoma, ibitaradushobokeye mu mbaraga, ibitaradushobokeye mu ngamba, ibitaradushobokeye mu kinyabupfura, ibitaradushobokeye muri discipline, bya bindi byose umwana w'umuntu atabasha gushobora. Turaje mwami muri ibi bihe byo gusenga kugira ngo tubyakire mu buryo bw'igitangaza, tubyakirire muri Kristo, tubyakire mu buntu kubwo kwizera, tubyakire nyaguhora ku ngoma. Urakoze mwami w'abami, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze ko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Uri uwo kwizerwa, niko wavuze, uri uwo kwizerwa, uzawusohoza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Uzatumurikira data, tutagira inenge, tutagira ikizinga, twararangije gukora ibyo tugeneye gukora byose, twarabaye ibyo twagombaga kuba byose, kubwo gukora kwawe kwiza muri twebwe, kubw'imbuto y'umubana yabibwe muri twebwe. Ngaho dukomeza mwami kugira ngo duhinduke rwose, natwe nitumara guhinduka dukomeze bene wacu batari bakumenya, dukomeze bene wacu bacogoye, tubyutse abandi bera baba bacitse intege nyaguhora ku ngoma. Dukomereza amaboko, udukomereza uruhanga, udukomereza umutima, uduhe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze papa, umugisha abatuwe muri gahunda yabanje mu gusenga, umugisha abana bawe bose bafite inzara n'inyota byo kuba imbere yawe, abo duhuriye kuri iki gicaniro mwami w'abami, duhuje umutima dushaka mu maso hawe. Usubize gusenga kose bazamukanye imbere yawe, ndetse ubarenzereza ibyo bibwenge guhora ku ngoma. Bazasohokana indirimbo, bazasohokana ubuhamya, bazasohokana amashimwe mu mitima yabo. Urakoze papa, uri uwo kwizerwa, si ubwa mbere utugirira neza, ibyo bidutera kugaruka aho uri. Imitima yacu yuzuye ubuhamya, imitima yacu yuzuye ibihamya by'ineza yawe, by'ubwizerwe bwawe. Mu mwijima w'ubuzima wagiye tubera umucyo, dushoboye wagiye utwegura, yo twumagaye wagiye utugarura mu ibyiringiro. Ibyo bidutera kugaruka aho uri mwami, bitadusabye kuza dushinyiriza, bitadusabye kuza dushobewe, ahubwo kuko uri isoko y'ubutabazi bwacu. Urakoze kuri ukwizerwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha. Murakoze kwitanga, mugatanga umwanya, mugatanga ubuzima bwanyu n'imbaraga zanyu kugira ngo tube mu maso y'Imana. Imana ibiduhere umugisha kandi izasubiza gusenga kwacu nta kabuza. Turi muri ya gahunda yacu rero, nkuko bamwe muri twe tumaze kubimenyera, iminsi 3 hamwe n'umwami, nkuko umwami yaturembuje ngo tube mu bihe byo gusenga. Kandi mwami Imana twizeye neza ko ari ukwizerwa, umwami Imana azatugirira neza. Ibihe byo gusenga rero ni ibihe byo gusaba no kwakira ibidashobokera abantu. Ibyo dushoboye tuba twarabikoze. Imana ishimwe ko Imana yaremye umuntu ari kirimo giteye ubwoba, ari kirimo gifite imbaraga, ari kirimo gifite ubwenge. Nukuri habiri ibintu tuba twarishoboye tukabikora bikadukundira. Ariko ikintu kiryoshye mu minsi yo gusenga, tuba tuje ku downloading ibitava mu bantu, ibiva ku Mana, ibidashobokera abana b'abantu. Ni ibihe byiza rero byo kongera kutumbira iyo Mana, kureba iyo Mana ishobora byose. Iyo twegera intebe y'Imana, iyo twegera ibihe byo gusenga, twese tuba dukeneye neza y'Imana
kuri twebwe, neza y'Imana itubeho kuri twebwe ndetse no ku bacu no ku byacu biri ku mitima yacu. Tuba twifuza iyo neza y'Imana, ariko kandi cyane cyane dukeneye no kunesha kubonerwa muri Kristo Yesu. Dukeneye gusa na Yesu, dukeneye kunesha isi n'ibyayo. Imana ishimwe cyane. Indi neza y'inyuma ushobora kuyiguhaho, ushobora kuyimaho, ariko kunesha isi n'ibyayo bikoreka imbere muri twebwe, tubikomora mu buntu bw'Imana, ubuntu buhetswe n'ijambo ry'Imana, kuko ubutumwa bwiza buhetsa imbaraga, buhetsa ubuntu, buduhesha ibyo byose. Ibyo ni ibintu biva mu mwanya wacu n'Imana, mu kwizera Imana n'amagambo yayo. Ushobora gusonza cyangwa ngasonza naci wawe ukangaburira, ushobora kwambara ubusa ukantiza umwambaro cyangwa ukanyambika. Ibyo byose ni ibintu dushobora guhana, nubwo nabyo bijya biducogoza iyo twabibuze, ariko aka kanya tugendanishe byombi, twifuza ibintu Imana yonyine ibasha gukorera mu muntu. Urugero, n'uwagukunda gute ntiyagukiza ingoyi z'icyaha, ntiyagukiza agahinda, ntiyagukiza umubabaro, ariko Imana ishobora byose iyo twegereye yagera aho ngaho abana b'abantu batagera, abatubyaye badukunda batagera, abadushatse badukunda batagera. Imana ibasha kugerayo. Ibihe byo gusenga rero uzajya ubyibuka, ni ibihe byo kongera kudownloading bidashobokera abana b'abantu, kwakira bidashobokera abana b'abantu. Tuba dusenga kugira ngo amagambo twamaze igihe twiga akatubera amagambo n'ubumenyi ahinduka ubuzima muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uru rugendo rwo kubana n'Imana neza uko tuba turwifuza ntago rwashoboka mu muntu usanzwe, wundi twita homme naturel. Umuntu usanzwe ari ibintu atashobora, bishoborwa n'Imana muri we. Imisi yo gusenga rero nukongera gusaba ibyo, gusabana n'ibyo. Tugiye gusomaho ibyanditswe hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga. Ibyanditswe biri ahantu hane ariko bigizwe n'imirongo myinshi ho gake itari umwe umwe, hanyuma nitumara kubisoma kugira ngo tuze gusenga. Ibi byanditswe icyampa Umwami Imana akabyandika cyangwa akabyumvisha umutima wawe kugira ngo usengere mu kiruhuko, usengere mu isabato, usenge udahahamutse, ubane n'Imana uguwe neza. Imana ishimwe cyane. Turifuza ubumana muri twe, turifuza ibyo Kristo yadufatiye, kandi inshuti z'Imana nagira ngo mbabwire ko ari umugabane wacu, ni umugabane wacu. Kwa kundi Petero amaze kwigisha ku munsi wa Pentekote, abantu ngo bacumiswe n'ijambo ry'Imana baramaze, none se natwe tugire gute kugira ngo ibi natwe tuzabibeho, bizatubeho? Arababwira ngo isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma. Ni umugabane kuzura umwuka wera, ni umugabane kwakira imbaraga z'Imana, ni umugabane wacu kumva urukundo rw'Imana utakirwumva mu magambo gusa, utumva bimeze nk'imigani. Ni umugabane wawe inshuti y'Imana, kandi Yesu yifuza kubikumenyesha. Nibwo uzasengera mu kiruhuko, nibwo uzabaho ubukristo budashyuha ngo bukonje, ahubwo bumeze neza. Ntibivuga ko umwanzi atazakurasa imyambi, ariko hari ahantu atagera, hari ahantu atagera, harimo ubumana, harimo imbaraga z'Imana. Reka rero turebe ibi byanditswe hanyuma twinjire mu kanya ko gusenga. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 hariya mu nzandiko z'inyuma zegera ibyahishuwe, rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Mu by'ukuri nashakagamo umurongo umwe kandi nza no gusaba nguze kuhasoma hose biraza kukuryohera, ariko numva biri ngombwa ko n'ibindi tubivugaho kugira ngo tubyumve neza. Ku murongo wa mbere haravuga ngo, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere aravuga ngo, uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Hari igihe kwitwa umwana w'Imana cyangwa kuvuga ko twakira agakiza bihinduka ibintu biri complicated, umuntu akumva ntabasha kubyumva, kumva akajya ayoberwa niba yarakijije cyangwa atarakijijwe, ariko umva uburyo Umwami Imana yabyoroheje kugira ngo umuntu nubwo yaba ari umuswa, nubwo yaba atumva byinshi, abashe kubyakira, adacikanwa n'uwo mugabane wo kugirirwa neza. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Nkunda kuvuga ngo kwizera ihinduka verbe d'action cyangwa verbe irimo igikorwa, kuko kwizera kubyara ubuzima runaka mu muntu. Kwizera si amagambo mvuga ku munwa, hari ikintu cyabaye mu mutima wanjye. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo. Iyo tuvuze ngo yuko Yesu ari Kristo ntago ari agateruro gatoya, ahubwo bwa buzima buvuga Yesu buvuga kuri Kristo nkuko buri muri Bibiliya, ugenda byizera. Of course ntago twabimenya ari cyarimwe ko tugenda twegera ijambo ry'Imana gake gake tubimenyaho gakeya, ariko iyi ntangiriro yoroshye itya. Uwizera wese yuko Yesu ari Kristo uwo yabyawe n'Imana. Nukajya wikura rero mu bana b'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Kuri kabiri, iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Hanga ushobora kuvuga ati se ko ari igihe ntabikurikiza, turaza kumva imbaraga zo kubikurikiza aho ziva. Imana ishimwe cyane ngo kuko gukunda Imana ari uku,
ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushye. Gukunda Imana nuku nukwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushye. Maze kumva abana b'Imana benshi baruhijwe nuko bishe ibyo bashakaga kutica mu by'Imana yari yarabageneye. Ariko iri jambo riratubwiye ngo kuko gukunda Imana nukwitondera, ntago ari ugushobora, bihera mu kwitondera. Shobora guterura ikirahure kirimo amazi ngiye guserva umushyitsi, ikirahure kirimo ji cyangwa amazi nshyiriye umushyitsi, nkagenda mbyitondeye ngo amazi atameneka. Mbese ubushake bwanjye bwari ukumugezaho amazi atamenetse, nibwo bwari ubushake bwanjye. Ababyawe n'Imana nuko bamera mu mitima yabo, icyakora bashobora kugera hagati amazi akameneka, ariko sibwo bwari ubushake bw'Imana. Ndagira ngo ntukajye wumva ibyo Satani agushinja hanyuma unanirwe kuba mu mudendezo wagenewe abana b'Imana. Mwumve uyu muntu, kuko gukunda Imana ari uko nukwitondera amategeko yayo. Byibuke, ntwaye ikirahure nitondeye ngo amazi atameneka, ariko ndasitaye se amazi aramenetse, cyangwa kubw'impamvu ntazi biracubanganye nyine amazi aramenetse. Ariko wibuke ko intego kwari ukujyana ikirahure kitanduye, kidafite amazi inyuma, kidafite ji yamenetse inyuma, ngo ngishyikirize umuntu naringiye kugiha. Ngo kuko gukunda Imana ari uko nukwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Iyo tutarasobanukirwa ibyo tugiye kuvuga uyu munsi, uba wumva biruhije, ariko Umwami Imana arabyoroshya kugira ngo twese abifuza uku kwitondera, ababyawe n'Imana, tubashe kugenda tubishobora twiga imbere umunsi ku munsi. Ku murongo wa 4 muri no hari umutima w'ibintu ashaka kuvuga ngo kuko icyabyawe n'Imana. Bibiliya yera ivuga icyabyawe n'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo uwabyawe n'Imana. Kuko uwabyawe n'Imana, kuko icyabyawe n'Imana cyose, uwabyawe n'Imana wese, muri uko wabyawe n'Imana uwo ari we, ni wa wundi wizeye ko Yesu ari Kristo, ni wa wundi mu mutima we havutse kwifuza kwitondera amategeko y'Imana, kwifuza kwitondera ijambo ry'Imana. Uwo muntu ari muri urwo rugendo, ntaratunganywa, rimwe arasitara, ubundi kamere kamubangukana, ubundi akavuga ijambo atashaka kuvuga, ubundi agakora igikorwa atashaka gukora, ubundi agacika intege, ariko yabyawe n'Imana, kandi umugabane we nukunesha iby'isi. Ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kuko wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, nukwizera kwacu. Murumva uburyo byoroheje? Kunesha kurava hehe? Inkomoko yabyira va hehe? Mu kwizera kwacu. Nkuko tubizi abamaze iminsi bumva ijambo ry'Imana, kwizera gukomoka hehe? Gukomoka mu kumva iki? Ijambo rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Kunesha kwanjye kuzagenda kugwira uko ijambo rya Kristo rizagwirira muri njyewe, rizagenda rigwira muri njyewe, ariko kunesha kugenda kugwira. Hanyuma kunesha kwagenewe bande? Abana b'Imana bose. Nuwakijijwe uyu munsi, numaze imyaka 10 yarakijwe, ariko yareba gukizwa kakawujya abona ntako, burya nawe yarabigenewe. Imana ishimwe cyane. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi, nukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Ninde muntu uzanesha iby'isi? Ni umuntu wizera ko Yesu ari umwana w'Imana, n'uwabyawe n'Imana, n'uwahindutse umwana w'Imana. Hari igihe abari mu rugendo rugifite intege nkeya, rugifite ibimuhinyuza byinshi, twabona ingeso nziza utarabyawe n'Imana, twabona umuntu w'imfura utarabyawe n'Imana, tukajya tugira ngo ruturiya mwana w'Imana, ntago amuruta habe na gatoya, kuko uyu mwana w'Imana we yaravutse, yahindutse umwana w'Imana. Undi ni imfura, afite ingeso nziza, ariko ntiyabyawe n'Imana, ntarahinduka umwana w'Imana. Ndetse rimwe na rimwe izo ngeso nziza zishobora kumubera umutego, kuko abatazi ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abo ngaho harimo imfura, harimo abantu b'ingeso nziza badahemuka, ariko batashyikira ubwiza bw'Imana. Ntibanamenya ko bakeneye ubu bashyikiriza ari we Kristo, kuko bagiye bishingikiriza ku byo batunganyije. Imana ishimwe cyane. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Kuki ndimo kuvuga aya magambo nshuti y'Imana? Nuko iyo turimo twegera Imana mu bihe byo gusenga, imitima imwe yicira urubanza, ikajya yumva ineza y'Imana si yabo, akajya yumva yikuyemo, akajya avuga ati ibi bintu byarananiranye, nuko bimeze, ngiye sinanesha. Niba ari kamere runaka, niba ari icyaha runaka kimwizingiraho, niba ari no kwakira imbaraga zo gusenga ngo azihorane, akajya yumva sibye. Ndagira ngo tujya kwegera umwanya wacu wo gusenga, tumaze gusoma andi magambo, umenye ko kunesha nawe ari ukwawe. Ibi warabigenewe. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi wabyawe n'Imana wese yahawe kunesha iby'isi. Uko niko kunesha kwanesheje iby'isi, n'ukwizera kwacu. Reka dukomeze tujye mu rwandiko rw'Abaroma, igice cya 8 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Icyamaye amagambo y'Imana akicara mu mutima wawe, ukamenya neza ko wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Niwo mugabane wacu.
haleluya. Nibinagukubita hasi ujye uvuga uti ndaje mbyuke, ejo nzabyuka, ejo bundi nzabyuka. Wikwishyira, uzi ko hariho gushinja kwa Satani kugeza aho umuntu yibwira ngo haraho nge sinabigenewe, ngo kwezwa ngira ngo sinabigenewe, gutsinda ibyaha nge sinabigenewe, gushiri kamere wenda y'umujinya cyangwa y'amahane cyangwa za kamere zose tubyuko, akajya yibwira ngo sinabigenewe, kugira imbaraga zo kugira ibihe byo gusenga, akajya yumva yikuramo ngo hari sinabigenewe. Ibyo bintu ni ikinyoma cya Satani kiganiriza ibitekerezo byacu kikadukubita hasi. Imana itugirire imbabazi. Uwabyawe n'Imana wese kunesha isi n'umugabane we. Reka dusome ahangaha mu rwandiko rw'Abaroma. Imana nigutiza ubuntu n'inyota uze gusoma igice cyose, kiraryoshye, uretse ko muri make biraryoshye byose, ariko reka duhere ku murongo wa 7. Urwandiko Pawulo n'ikitoro ry'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Ujye usoma Bibiliya niko kufite ibice ugomba kurangiza, wongere usubire mugenda ijambo ku ijambo kugira ngo utware buri kantu kose, buri jambo rihetse, buri butunzi ijambo rihetse, ntagire ubutunzi na bumwe bugucika. Imana ishimwe cyane. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ntuhite ushyiraho akadomo ngo sinakubwiye se ngo nibyo ngibyo. Komeza gatoya tugendane. Kuko umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse nyine ntiwanabishobora, ntushobora kuyumvira. Ibi bikumaremo kujya wishakiramo imbaraga muri wowe ntazibamo, ziba mu waje muri wowe, ziba muri Kristo winjiye muri wowe. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabishaka ari abanzi b'Imana, ntibumvira amategeko y'Imana, nta nubwo bashobora kuyumvira. Ndagira ngo twibuke gatoya cya kigero, rwa rugero rw'ikirahure cyanjye kirimo ji nshyiriye umushyitsi. Abangaba ntibumvira amategeko y'Imana ndetse ntibafite n'imbaraga zo kubasha kuyumvira. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabishaka ari abanzi b'Imana. Reka tugereranye ikigero ngo guharanira ibyo kamere yabishaka ni nka wa muntu watwaye ikirahure kirimo ji agambiriye kubimena. Ibyo bintu se harubwo bitubamo. Abagize umugisha ibuto y'Imana ikagera mu mitima yabo ntago bashobora kugenda bagambiriye gukora ibibi. Oya, nkuko udatwaye cya kirahure ushyiriye umushyitsi kirimo ji ugambiriye kuyimena, ntago ibyo bintu byashoboka mu muntu muzima. Agambiriye kuyigezayo, agize ibyago arayimennye, cyangwa se hamenetseho gatoya, cyangwa se aranasitaye yose iramenetse. Ngo niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabishaka ari abanzi b'Imana. Aba ni abantu batarabyarwa n'Imana. Icyakora dushobora kugira ibimenyetso bisa nabo, kuko kamere yabo bayihagazemo, natwe yacu igitubyukana, ariko twebwe sicyo twari tugambiriye. Ntago navuye mu rugo ngiye kubimena, ntago navuye mu rugo ngiye kubyica. Oya, ni ibyago n'amakuba ngiriye hagati aho ngaho mu rugendo. Iryo ni itandukaniro ry'ababyawe n'Imana n'abatarabyarwa n'Imana. Dushobora kubasanga basa mu ngeso zimeze kimwe, ariko ingamba zabo mu mitima ziratandukanye, inshuti y'Imana. Kandi abo babyawe n'Imana igihe kimwe bazakura, igihe kimwe bazanesha, nibakomeza kurira ku meza y'Umwami. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabishaka n'abanzi b'Imana, ntibumvira amategeko y'Imana, yewe nta nubwo bashobora kuyumvira. Settings cyangwa icyageze muri twebwe, Kristo wageze muri twebwe akadutera kwifuza kuyumvira, ntago ibyo ntibirakorwa muri bo. Imana itugirire imbabazi. Bibiliya imwe ya King James iravuga ngo the carnal mind, bakoresha iyo mind nyine iri charnel, uko gutekereza kuri charnel k'umubiri, ngo nabanzi b'Imana kandi ntibashobora no kumvira amategeko y'Imana. Ahandi akavuga muri NIV ngo for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Mind yabisetinze kubyisi, kukwanga Imana, kuri kamere, ariko yanjye yari setinze kubaha Imana. Icyakora ngize ibyago hagati mu rugendo sinayubaha. Mwumve iyo mitekerereze n'izo settings ziratandukanye. Nashakaga kubaha Imana, ariko wenda simbishoboye, kubwo nabuze kwirinda, nabuze imbaraga se, nabuze ibindi bintu bitandukanye, ariko nyamara nibyo nashakaga. Aho biratandukanye. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu utarabyarwa n'Imana nta nubwo byari biri mu bushake bwe, apfa kubaho nk'imodoka itagira moteri, aho iporomokeye naho ngaho yaporomokera. Mbuze uko mbivuga, araporomoka. Niba ari inzoga, niba ari ubusambanyi, nuko bimeze, biratemba. Ntago mu mutima we hari hasetingiyemo kwifuza kubaha Imana ngo bimunanire hagati, ahubwo hasetingiyemo guhaza irari rye, huzuyemo guhaza ibyo umubiri ushaka. Imana ishimwe cyane. Icyama tukabyumva imitima yacu ikaruhuka. Ku murongo wa 8 ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ntibabishobora. Niyo mpamvu dukwiriye kureka kubarenganya, niyo mpamvu dukwiriye gukomerera mu Mwami kugira ngo tubashe kugira umutima wa Kristo, tubashe kurekeraho kubarenganya, cyane cyane yari abacu dufite aho dukwegeranye nabo.
ngo abagengwa na kamere yabo ntibabasha gushimisha Imana, ntibabishobora. Imana itugirire imbabazi. Ariko twebwe ni umugabane wacu kubishobora. Ku murongo wa 9 ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Ndagira ngo ahangaha mu byumve, wa munsi nakijijwe nge ntarakora kuri Bibiliya, ntaraterura Bibiliya, nta jambo ry'Imana na rimwe nzi, ariko urya munsi bwa gutya ndetse hajyaho n'ibimenyetso byo kubatizwa mu mwuka wera, sibyo tugiye kujyamo. Ariko nagira ngo mbwira ngo nta muntu wigeze avuga ko Yesu ari umwami w'ubuzima bwe, wagire kwaguhengamira kwifuza kunezeza Imana, kutabaho yiyobera. Nta numwe udafite umwuka wa Kristo muri we. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Nagira ngo mbwire ko niba warizeye Kristo nk'umwami wawe, ufite umwuka wa Kristo muri wowe. Imana ishimwe cyane. Wacogora, wagira intege nkeya, wagabunukirwa, ariko ufite umwuka wa Kristo muri wowe. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ku no murongo wa 9 ngo mwebwe rero ntabwo mugengwa na kamere yanyu, ahubwo mugengwa na mwuka, kubera ko umwuka w'Imana abatuyemo. Udafite mwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Nagira ngo urekeraho kwikura mu bantu batari aba Kristo. Uri uwa Kristo niba warize ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Ibikubaho kumena y'amazi dushyiriye umushyitsi, gusitara, kubyukana ingamba zo kwifuza gukiranuka no gukora ibyiza ngasanga nakoze ibibi, ntabwo bikwambura kubura uwa Kristo. Icyo akora ukeneye gukurira muri we. Niyo mpamvu yo gusenga, niyo mpamvu yo kurira ku meza y'umwami, kugira ngo duhindurwe rwose duse nawe, twuzura akamero ke. Imana ishimwe cyane. Kandi nta kintu tugeraho atakorera muri twebwe. Imana ishimwe. Reka dukomeze mu rwandiko rw'Abaroma nanone, noneho ku gice cya 5 twigira imbere. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 5. Duhereye ku murongo wa 1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera. Ariko Imana ni nziza. Ntiwatsindishirijwe n'amaturo, ntiwatsindishijwe n'ibikorwa, ntiwatsindishijwe no kuvuka heza, ntiwatsindishijwe n'ubunyangamugayo, watsindishijwe no kwizera. Ahari aho wumvise ubutumwa bwiza, ahari wahawe umwanya wo gutekereza ku Mana no ku buzima bwawe, usanga uri kure y'Imana. Watsindishirijwe no kwizera, bigutera kwifuza kwizera umwana w'Imana. Uratsindishirizwa. Gutsindishirizwa nkunda kubivuga ko nukubarwaho ibitego tutatsinze. Umuntu yitsindiye bafata ibyo yatsindiye babimbaraho, ngewe nari naratsinzwe. Uko niko nabazwaho gukiranuka kwa Kristo ntagukoreye. Imana ishimwe cyane. Imana yandebe ikabona Kristo muri ngewe umunyabyaha rwimbi. Imana yandebe ikabona umwana wayo muri ngewe. Uko niko twatsindishijwe. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, ntitwatsindishirijwe no gukora, nubwo kwizera kuzabyara ibikorwa muri twebwe, ariko twatsindishirijwe no kwizera. Tumaze gutsindishizwa no kwizera biduhesha kutongera kuba abanzi b'Imana, ahubwo ngo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti y'Imana, cyangwa ijambo ry'Imana rikagira umwanya mu mutima wawe. Uzi ko hari abera bagerwaho n'ibyago n'amakuba, bakajya bagira ngo ni ibihano by'Imana, ni ibintu Imana irimo ibateza, nta mahoro bafitanye n'Imana. Kuko watsindishirijwe no kwizera, ubwanzi bwari hagati yawe n'Imana bwakuweho, ufite amahoro ku Mana. Ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Wumva umurongo wa 2 ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo. Ubu turi mu buntu, ntiturimo gusengana umuruho, dushikamye mu buntu bwa Kristo. Turamahoro ku Mana. Turabwira utwumva, turabwira udutegeye amaboko, turabwira ufite akayunguruzo k'urukundo kubitugeraho, bigaca muri ako kayunguruzo k'urukundo bikatugeramo. Turabwira uzi ejo hacu hazaza, uwemera kudutegura, kandi aho dutegurirwa rimwe na rimwe tutahumva tutanahazi, ariko akadutegurira ejo hacu hazaza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Data yarabizi ko ibintu bidashoboka naturellement, yarabizi ko bitaboneka muri kamere muntu, yarabizi ko bitava ku isi, ahubwo tubihabwa na Kristo kubw'ubuntu. Ngo yadushyikirije ubu buntu dushikamyemo bwo kwizera.
ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ntiyifuza ko tubaho dushinyirije, ahubwo arifuza ko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Reka dukomeze ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Imana ntigeze isaba l'homme naturel, umuntu usanzwe, ntiyigeze imusaba kwihangana n'ibyishimo, kuko ntiyabishobora, ntabwo bibaho. Ariko ashingiye kuri deposit yashyize muri njyewe, ashingiye ku bumana buri muri njyewe, yasanze ibyo bintu bishoboka. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Iyo tubonye abera bacogoreye mu makuba, ntidukwiriye kubaciraho iteka, ahubwo hari ikintu kitarakoreka muri bo, kandi umunsi kizakoreka bazihangana n'ibyishimo. Uko si ukwihangana kwa Kinyarwanda nshuti y'Imana, uko ni ukwihangana gukomoka muri Kristo uri imbere muri njyewe. Nagira ngo nongere mbabwire ko abigishwa ba Yesu bose bapfuye, bari bafite amahitamo yo kudapfa. Nta muntu wigeze apfa ashinyirije, nta muntu wigeze apfa ashobewe, kuko hari deposit iri mu buzima bwabo ibatera kumva bafite ishema ryo gupfira umwami wabo. Imana ishimwe cyane. Na n'uyu munsi uwo mugabane uracyari uwacu. Ntabwo ni ukuri dushinyirishijwe n'ibyago n'amaboko bituzengurutse, ahubwo icyo Yesu yashyize muri twebwe kiduha kwihangana n'ibyishimo, ku buryo ushobora kwikebuka ukajya wibaza niba ari wowe biriho cyangwa ari wowe bizabayo. Ntabwo rero icyo kintu Yesu yigeze agisaba abantu atahaye umwuka we. Mu nyumve neza nshuti y'Imana, niyo mpamvu bidusinkira gusenga ngo tumubwire ngo natwuzuze umwuka we, urukundo rwe rusabe mu mitima yacu, kuko ubuzima bwo kwisi ntibushoboka umuntu atuzuye umwuka wera. Ntibushoboka kugendana n'Imana neza umuntu atuzuye umwuka wera, ntibishoboka. Ntabwo wakwihangana n'ibyishimo, wabikura heze? Wakwicwa n'umubabaro, wakwicwa na depression, wakwicwa n'agahinda. Imana itugirire imbabazi. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Nuvuga ngo imbuto yo kwihangana izavukira muri njyewe, kuko naciye mu kwihangana n'ibyishimo. Data ntategereje ko biva muri Hortense, niyo mpamvu zitwa imbuto z'umwuka wera, ntago ari imbuto za Hortense. Data ntategereje ko biva muri Hortense, kuko ntibyavamo, ariko mwuka wera waje muri we azera izo mbuto zisohoke. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 4 ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe. Kubwo bwa buntu dushikamyemo, ubyibuke bwo ku murongo wa 2, bwa buntu dushikamye bwo kwizera nibwo budutera ibi byose, bukaduha kwishimira ibyinshi, kwishimira ibyiringiro byo kuzabona Kristo, bikaduha kwishimira mu makuba yacu. Amakuba akabyara kwihangana muri twebwe, kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Ku murongo wa 5 nshuti z'Imana niho naganaga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubwo umwuka wera twahawe. Gusaba no kuvuga ngo kuzura ibintu bikameneka, byaruzuye birasendera. Biriya bintu byo hejuru ntabwo byashoboka uru rukundo rw'Imana rudasabye mu mitima yacu. Urukundo rw'Imana ntibarwiga mu ishuri, ni impano duhabwa uko mwuka wera gwirira muri twebwe. Mana ishimwe cyane. Iyo turimo turira ku meza y'umwami, iyo turimo twumva ubutumwa bwiza butubyarira kwizera, ntabwo tuba turimo gutakaza umwanya. Tuba turimo kurira hakwiriye no kunywera hakwiriye. Nta muntu wiyakiriza urukundo rw'Imana ngo yumve ruramwuzuye. Oya, mwuka wera muri twe niwe urutera kuzura, rukagukiza imvune zo gutabwa, rugakukiza imvune z'imibabaro, rugakukiza imvune z'ubupfubyi, rugakukiza imvune za loneliness no kuva wenyine. Urukundo rw'Imana rurasaba. Ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubwo umwuka wera twahawe. Urukundo rw'Imana nturwumva, urukundo rw'abantu nturushoboye, ntarwo wumva. Icyifuzo ni kimwe, nukuzuza umwuka wera. Haleluya. Nirwo rurugwiza muri twebwe, nkavuga ngo si ku munwa gusa, si information gusa, njyewe nakunzwe nkuko Kristo yakunzwe, kandi urukundo rwa Data ntirugabanuka. Iyo kugusaba kutaraza, iyo warwaye ugira ngo Imana yagutaye, iyo uciye mu kibazo n'ingorane ugira ngo Imana ntiyagukunze. Mwuka wera tugiye kumwinginga, turasaba Data ngo twuzuze ubu buzima. Ubu buzima ni ibidasanzwe, ni ibitangaza, ni surnaturel, ntago biva mu ngamba nshuti z'Imana, ntabwo nkuko wahawe agakiza kubw'igitangaza no kuzura uru rukundo rugasaba, nacyo ni igitangaza.
Imana ishimwe cyane. Ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Rwasabye, rwaruzuye. Niba hariho imbaraga ziba mu isi, ni imbaraga z'urukundo. Umuntu ukunzwe akereka urukundo akabibona bikamwuzura, ntacyo atakora, ntacyo ataterura. Niyo mpamvu umwanzi mu bintu akoresha ari ukwangwa, ari ugutabwa, wenda tuzabigaruka ko umunsi w'ejo, ari ukubabazwa kugira ngo ibyuho n'intege nke bitwuzure. Ariko nshuti y'Imana, uwagiye ku musaraba ku bwawe, uwambaye ubusa ku bwawe, ntigeze yifuza gukora umurimo w'igice muri wowe. Data waduhaye Kristo, ni nawe utubatiza mu mwuka wera, ni nawe utwuzuza umwuka wera. Yari abizi ko kuba mu isi iri mu cyaha, isi yahinyutse, isi yuzuye ibyago, yari abizi neza ko bitazaba byoroshye. Adusezeranya ko urukundo rwe ruzasaba mu mitima yacu, rukameneka, rukatumenyesha urukundo rw'Imana, rukaduha mu buryo buri divine, uburyo bw'igitangaza kubasha gukunda abantu. Naturellement ntushobora gukunda umuntu kubabaza, ntushobora gukunda umuntu guhemukira kandi ubona ari umuntu mukuru ufite ubwenge nawe yakaba yabukoresha agatekereza neza. Ariko mu buryo bw'ubumana, ku bwa mwuka wera waje muri twebwe, urukundo rw'Imana rusaba muri twebwe. Ni urukundo ruhera hejuru rukanatambika, ruhera hejuru nakira urukundo rw'Imana, rugasaba bikareka kuba amagambo. Niyo mpamvu nongera kukwinginga, uko utinda mu magambo y'Imana, uko uba imbere y'umwami, amagambo y'Imana akagwirira muri wowe, niyo ahetse umwuka w'Imana. Mwibuka ko Yesu yabivuze muri Yohana igice cya 6, aravuga ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rihetse kubaho kw'Imana, nibyo bigenda bigwiza muri twebwe, igihe kimwe bikarekeraho kuba inyuguti, bigahinduka ubuzima. Kandi ubwo buzima ntibutangira ngo busoza, ahubwo bugenda bugwira, bugenda buba mwinshi. Ni nk'uko agacupa k'amazi, murabona agacupa k'amazi y'Inyange kaba katuzuye neza, asigaye agapande hejuru. Ni nk'uko kari agacupa kaba kageze hari amazi tukavuga ngo aruzuye, ariko nongera ugasukamo arongera yuzure, hanyuma akomeza ameneke, atembe, azane uburyohe mu buzima bw'iyi si itari iryoshye, azane kunesha, azane ubushobozi bw'ubumana muri twebwe, mu bintu tutagashoboye muri kamere yacu. Imana ishimwe cyane. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Muri yuko ibyiringiro ahantu byakomotse, byari urugendo. Hari ubuntu bw'Imana dushikamyemo bwaduhesheje kwizera, tubasha kwishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngo ariko si ibyo byonyine, byaduhesheje kwishimira mu makuba yacu. Ya makuba yacu adutera kwihangana, kwa kwihangana kudutera kunesha ibitugerageza, kwa kunesha kutuzanira ibyiringiro, bya byiringiro ngo bihinduke ibidakoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Haleluya. Databazi cyarimo gukora iyo turimo dutambuka muri ino si, byatugoye, bigenda bitujo Databazi cyarimo gukora muri twebwe si urwango, ahubwo urukundo rw'Imana ruzasaba mu mitima yabo. Usigara utagikunda nk'uko rutanse yakunda, ahubwo Yesu yitiza umutima wawe, agusukemo nawe ibintu bitaba muri wowe ubusanzwe, bitanashoboka muri wowe. Yewe mwami wanjye, uko urukundo rw'Imana rusaba mu mitima yacu, ari uvuga uti ibi bintu se ninjye wabyihanganira, ntago bibaho, ntago njyewe naturellement njyewe wanyawe, ntago byashoboka. Ariko Imana muri njyewe, Kristo muri njyewe, ugasanga byarashobotse kandi ntibikuremere. Kuki bitakuremereye? Nuko bidakomoka muri wowe, hari undi ubyikoreye, hari undi ubihetse. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze twumvura urukundo icyo rukora mu rwandiko rwa mbere rwa Yohane, ari naho dusoreza hanyuma tugasenga. Urwandiko rwa mbere rwa Yohane igice cya 2, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Yohane 2:1-5. Bana banjye bato, mbandikiriye ibyo. Ubundi naho nashakagaho umurongo umwe, ariko numva niba ari ngombwa ko abantu babyumva tubyibukiranya. Bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Iri jambo ryicaye mu mutima wawe ryakumara impagarara, ujye uzanirwa n'iyo wacumuye ku mwami. Ntago rikumenyereza icyaha, kuko umuntu wakira ubuntu bw'Imana ntajya amenyera icyaha, ntajya yishimira kubabaza Imana. Oya, ameze nk'aho umuntu ugiye gushyira umushyitsi ikirahure cy'amazi, ntabwo ingamba zishobora kuba kuyamena. Ntabwo ingamba z'umuntu wagezwemo na Kristo zishobora kuba gucumura kuri Yesu. Oya, icyakora tujya tumucumuraho, ariko ingamba zo mu mitima yacu zo kumucumuramo ntazibamo. Yazikuyemo igihe yazaga mu buzima bwacu. Icyakora ntibitubuza kumucumuraho, ariko nta ngamba dufite zo kumucumuraho. Iyo twamucumuye yose bigenda bite? Twibuke ko dufite umurengezi. Uzikora umuntu ucumura ku Mana agatavuga ati, "Njye sinagenewe gukiranuka, sinagenewe gukizwa, sindi no mu bana b'Imana." Koko
none Satani akakongora kuko nta jambo ry'Imana riragwirira muri wowe rifite ubuzima rihari mu magambo ariko ntiragira ubuzima. Satani akongora ngo ati ugiye kujya mu masengesho y'imisi 3 nawe nibyo uvuyemo nibyo wakoze ubushize uyavuyemo akaguciraho iteka we amasengesho kayihorera kavuga uti nta impamvu yo kwiriza njyewe byaranze. Ngo bana banjye bato mbandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data. Ntabwo dufite umurezi ni Satani, ariko Yesu ambereye umurengezi, ambereye umutabazi, ambereye yumvuganira. Iyo namucumuyeho ababazwa nuko namucumuyeho, akongera akinginga ngo Data ongera umwuzuzo urukundo, reka ruseseke muri we kuko ruzamubera imbaraga zo kutancumuraho. Iyo kamere yanjye yanzamutsemo aravuga ngo Mwuka Wera ongera pulling usuka urukundo rwawe muri Hortense, bizamubera imbaraga zo kunesha kamere. Murumva umurengezi dufite uko ameze ni mwiza. Bana banjye bato mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Nguwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, impongano cyangwa icyiru igitangwa mu kimbo cy'ikindi. Ngo niwe mpongano y'ibyaha byacu, ngo nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Impamvu ambera umurengezi nuko ari nawe ncungu yanjye, nuko ari nawe mpongano y'ibyaha byanjye. Ntiyabasha kundega kuko yatanze ubuzima bwe kugira ngo nyine nge ncungurwe. Yandega tese kandi yarazanywe no kuncungura. Ni mwiza. Cyama amagambo y'Imana akagwirira mu mutima wawe. Cyama tuvuga ibi dusenga, Mwuka Wera akatwongera inyota kugira ngo dukire, mitima yacu ikiri. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Aracyabategereje na bene wacu batari bakizwa. Ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Ahantu muhumve neza, uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye numubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Muribuka ko ntiyitondera, ntago bavuze ngo ntiyica. Iki kintu mu cyumve, ntiyitondera. Sizo ngamba, ntihagambiriye kuzagezaho ikirahura amahoro. Oya, gahunda kwa rukubimena ku mushyitsi, ariko twebwe siko turi. Gahunda si ibyaha, gahunda no kunezeza Imana hagati mu rugendo bikatunanira. Ariko reka wumve ko bitazanatunanira iteka. Ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukunda kundi Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Reka twongere tumve. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uku niko kuri kutavuguruzwa. Uvuga ko muzi ntiyitondera amategeko ye numubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Wa muntu ugambirira akavuga ati nzabizambazambya gutya niyo gahunda, ntago aramumenya. Icyakora azamumenya nagirirwa ubuntu. Uvuga ko muzi ntiyitondera amategeko ye numubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Uyu murongo wa 5, Mwuka Wera mfashe awumvisha imitima yacu. Ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, umuntu wese none wahawe kwitondera ijambo rya Kristo, umva icyamubayeho. Suko ari so special, suko yiyirije cyane, suko nubwo iyo yose ari imyitozo ituma ibyo Kristo yaduhaye byambara umubiri tukabibonera muri twebwe. Ngo ariko umva icyamubayeho. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukunda kundi Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Muri make ikimpa imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana nuko urukundo nkunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri nge. Uru rukundo turukura hehe? Hahani mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 5. Mwibuke urukundo rw'Imana rwarasabye, rwaruzuye, ruratemba mu mitima yacu kubwa Mwuka Wera twahawe. Ni rwa rukundo ruhera hejuru. Kwakira urukundo rw'Imana. Urutanze nkamenya ko nubwo isi yose yanyanga uretse kwitanyanga nubwo isi yose iramutse inyanze, urukundo rwa Data ruramvura, rurampagije. Kubwa Mwuka Wera nahawe rusaba mu mutima wanjye ntibigarukiraho. Wa Mwuka Wera nahawe ni wumpa kuko nakiriye urwe gutangira kumukunda, nkagenda nkunda Kristo, nkagenda nkunda Data wankunze, nkagenda nkunda Kristo wanyitangiye. Gukunda Imana kwanjye kukagenda gukura. Kurakuzwa n'iki? Na Mwuka Wera wo twahawe. Rurasaba, ntago rusaba muri sense unique, rusaba mu mpande zose. Ndarwakira rumanuka ruva kuri Data nkarwakira. Mwuka Wera nahawe akarugira rwinshi, urwo mukunda Data rukagenda ruba rwinshi, nurwo nkunda abantu Imana rukagenda ruba rwinshi. Hanyuma urwo rukundo ngenda nkunda Imana nirwo rumpa imbaraga zo kwitondera amategeko ye. Ngo kubera iki? Ku murongo wa 5 hariya twari turi, urukunda kundi Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Wabonye umuntu wubaha Imana uzi icyo kurusha, urukundo rw'Imana rwatunganirijwe muri we. Arukura hehe? Arukuraho nawe wemerewe kugera. Ni kubwa Mwuka Wera twahawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ninde wumvira Imana?
ninde ugenda ugwiza imbaraga. Arabikomora hehe? Arabikomora mu rukundo rw'Imana rwasabye mu mutima we kubwa Mwuka Wera twahawe. Muri make Mwuka Wera araza akangaburira urukundo rw'Imana rukanyuza, nkamenya ko nakunzwe kandi bitangaje. Uwo muntu azasenga n'impagarara nkeya, nubwo azaca mu bihe bikomeye azaba afite ituze, azagenda agwiza ituze, aza urukundo rw'Imana rufite controle ku isi, rufite controle ku bibaho, atekaniye mu gutegereza Imana kuko yakiriye urukundo rw'Imana. Arabizi. Umubyeyi ufite akabebe gatoya ntagakuraho ijisho. Bagira n'ukuntu basinzira badasinziriye, kari nyagambura ukabyumva, kandi ngo warusinziriwe nananiwe ntugakuraho amaso, kandi uri umuntu buntu. Data yankunze urukundo, uyu munsi anyita umukobwa we. Ndashaje mu myaka, ndi mukuru mu myaka, nanjye mfite abana, ariko ndi umukobwa wa data. Igihe kimwe Yesu yaserutse mu isinagogi, asanga ngo umugore wari uhetamye imyaka 18. Iteka nibwira neza ko yari umugore ukuze, kuko kujya guhetama imyaka 18 ufite n'indi wabanje kubaho wema, sesiri ko yarakoze. Ariko Yesu amubonye ngo aravuga ngo ntiyakwiriye kurengaho umunsi n'umwe. Uyu mukobwa wa Abraham amwita umukobwa, ntiyamwise mukecuru. Aravuga ngo uyu mukobwa wa Abraham nawe adahawe igitangaza cye. Abakuru b'amadini batasobanukiye urukundo rw'Imana bararakazwa nuko akijije umuntu kuri uwo munsi. Baravuga ngo se nta yindi minsi hari mwaza kwikirizaho ku munsi w'isabato. Kugirirwa neza n'Imana birihutirwa mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubwa Mwuka Wera twahawe. Imbaraga zinesha icyaha, imbaraga zinesha kamere, imbaraga zinesha iby'isi ndazikura hehe? Imbaraga zo kumvira Imana ndazikura hehe? Nanjye ndazikura ko urukundo nkunda Imana rugenda rutunganirizwa muri njyewe. Wibuke ko ntabyiha, sinigeze mbyukana ingamba zo gukunda Imana, reka da, bikomoka muri yo ikabyuzuza muri njye kubw'Umwuka Wera twahawe. Bigasaba gusaba, iryo jambo rigumane mu mutwe. Gusaba no kumeneka, no gusendera, ibintu bikaba byinshi. Yarabizi ko yisiruhije. Ntiyatugenera ibitonyanga, atugenera imigezi y'urukundo. Ntushobora kumvira Imana urukundo rw'Imana rutaratunganirizwa muri wowe. Kamere ntuzayitsinda, isi ntuzayitsinda, nubwo ari umugabane wawe. Mwibuke ko wabyawe n'Imana wese afite umugabane wo kunesha iby'isi. Kandi kukonesha kwacu nukuhe? No kwizera. Niyo mpamvu iyo turimo twegera ameza y'Umwami mu gusenga, mu kwiga ijambo ry'Imana, ntago tuba dutakaza umwanya. Ukurirya, ukuritindamo, icyambere riza kugwiriza inyota. Umwanzi yashaka kukwambura inyota, kubuza kuba mu ijambo ry'Imana, akakubuza kuba mu bihe byo gusenga, ukabisimbuza ibindi kugira ngo nakakanyota gatoya ufite nako kagende. Ariko abamaze kumenya ukuri, iyo twumva inyota yaducitse, turushaho gukurura amagambo y'Imana, tukayashyira mu matwi yacu, tukayashyira muri video, tukayashyira hano tukayumva, nitumenye igihe inyota yacu yatugarukiyemo. Imbaraga zo gukomeza urugendo zikagaruka, ukumva uryohewe no gusenga, ukumva urashaka gutunganira Imana, ukumva urashaka gukora usohoza ubushake bwayo, nubwo bwaba busa nkaho bugoye muri kamere yawe. Murabyumvise byose ko bikomoka mu rukundo. Ntago yazanywe no kuduciraho iteka, yazanywe no kudukiza. Rero iyo turimo dusenga tumusaba ineza y'inyuma kuko tuyikwiriye, ndagira ngo wifuze cyane cyane kunesha kwamwe imbere. Amafaranga ni meza, akemura ibibazo, ariko ntiyagukiza gutsindwa. Ntiyakwambura umujinya, ntiyakwambura amahane, ntiyanyambura kamere, ntiyakwambura urukundo ruke, ntiyankiza n'umubabaro. Iyo umuntu atayafite yashizeho burundu aba yumva nayabona ibibazo bizaba bikemutse, ariko mwebwe mwagiye muyabonaho duke duke, murabizi ko bitari bikemutse. Umuntu akavuga ati nimbyara bizaba bikemutse. Oya, nubyara uzaba ufite umwana, ariko ntago bizaba bikemutse. Ariko urukundo rw'Imana ni rusaba mu mitima yawe. Uzaba hejuru y'ibihe, uzaba hejuru y'iby'isi, uzaba mu banesha. Ese kubyara si byiza? Ni byiza. Se gutunga amafaranga si byiza? Birakabaho turakayagira, ariko ntibitanga imbaraga zinesha. Kunesha iby'isi ni umurimo ukorerwa mu imbere. Hari n'igihe igisubizo cy'isi nashakaga nacyo kimbera umutego. Iyo kunesha kwamwe imbere kutabaye, simbabwira ngo dusabe iby'inyuma, niba ngiye kubura, niba ntafite minerva ari mwana singisabe, ariko ndagusaba ngo tugendanishe byombi. Ba Nehemiya barimo bubaka ngo bakoreshaga amaboko yombi. Ukuboko kumwe kwabaga gufite intwaro, ukundi gufite umwiko. Ndagira ngo kusaba ineza y'Imana tutarinda kwibukiranya, neza y'Imana y'inyuma tutarinda kwibagirana, ntiwibagirwe neza yamwe imbere. Kunesha iby'isi
kugira imbaraga z'Imana muri twebwe. Reka twinginge Imana muri aka kanya gato dusigaranye. Turi mu minsi yo kudownloadinga, kwakira, gusaba no kwakira bidashoboka mu mbaraga zawe utanze, bidashoboka mu mbaraga zawe. Nibyo gikiza cyo gusenga. Duhindukirira ushobora byose, duhindukirira watuzanye muri uru rugendo rwiza rwo kwitoza gusa na Kristo. Duhindukirira wadukuye epfiriya mu mataba mu bihanamanga by'ibyaha, tukamuhindukirira tukamurebaho kugira ngo nibitaratungana muri twebwe bitungane. Data, turabahungu bawe n'abakobwa bawe bagushaka, bakunyotewe, bahuje umutima, bafite ibyuzuye imitima yabo nyaguhora ku ngoma. Tuje imbere yawe tudashobewe kuko tuzi ko urukundo rwawe ari rwinshi, tuzi ko imigambi yawe kuri twebwe ari myiza. Ibyo wibwira kutugirira ngo ni amahoro si bibi. Niwe watangiye uru rugendo. Iyi jani yatangiwe nawe mwami wanjye, yatangiwe nawe. Sinjye watangiye kugukunda kuko sindari imbizi, nari umwanzi wawe. Ngo urankunda nkiri umwanzi w'Imana, ngo nuzuwe n'intege nkeya ariko urankunda. Ngo byari koroha ko hari umuntu yakunda umunyangeso nziza agapfira umunyangeso nziza, ngo ariko mu gihe gikwiriye wowe wadupfire tukiri abanyantege nkeya, turi abanzi b'Imana. Ni wowe wanzanye, ni wowe wanshatse, ni wowe wankuye mu bihanamanga, ni wowe wankuye mu rupfu, kandi utangiye uwo murimo ntiwigeze wifuza kuwukora igice, wifuze kuzawusohoza rwose. Igihe kimwe nkazamurikirwa Data ntagira inenge ntagira ikizinga. Mwami, muri uru rugendo twuzuye no gutsindwa kandi turi abana bawe, twuzuye no kunanirwa mwami, tugambirira ibyiza ibi bikadutanga imbere, tugambirira kwiyiriza bikatunanira, tukagambirira gusenga tukabura imbaraga, iby'isi bikadukurura, ibitagira umumaro bikadukurura, ariko tugarutse kunywera ku masoko yawe mwami, tugarutse kunywera ku masoko yawe. Waravuze ngo abakwizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo, ubumana muri bo ntibuzagumamwe imbere gusa, ngo ahubwo buzatemba, ngo buzatemba bizaba bimeze nk'imigezi. Ngo ibyo wabivuze ngo ubyerekeje kuri Mwuka Wera w'abakwizera bendaga guhabwa. Ayi mwami wanjye we, niwo tuje gusaba. Dusabwa uwo mwuzuro, dusabwa uko kuzuzwa, dusabwa ubwo bumana muri twebwe. Dusutse imitima yacu, tuje nk'abambaye ubusa, tuje tutihagazeho, tuje tutirata, tuje ntacyo tuzanye, tuje nk'abambaye ubusa mwami w'abami, tuje kugusukira imitima yacu. Turaje mwami ngo amagambo yawe aho kuza ahetse ubuzima yatubereye amagambo, akaba information, akabumenyi dusharinga abandi, akabumenyi twirata ko tuzi. Ayi mwami wanjye we, turaje ngo bihinduke ubuzima. Muri aya masengesho turakwinginze ngo ijambo ryose ryageze mu matwi yacu ryambara umubiri, rihinduke ubuzima mu izina rya Yesu. Watsindwaga abe hejuru y'ibyamutsindaga, waneshwaga abe hejuru yabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje ngo utwambike ibizawe. Rya jambo ryawe rihetse ubuzima, rya jambo ryawe rihetse ubumana, rya jambo ryawe rihetse ubugingo, rimanuke mu ngingo zanjye, rimanuke aho natsindirwaga, rimanuke aho nananirirwaga nyaguhora ku ngoma. Nambara imbaraga zawe. Nta kintu kimwe wigeze uvuga muri Bibiliya ushyizemo gukabya. Uba warabivuze iyo abababyawe n'Imana baragenewe kunyuzamo bagahora batsindwa, uba warabitubwiye. Ariko waratubwiye ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Nguko niko kunesha kwanesheje isi, ngo ni ukwizera kwacu. Turazamutse tugutegeye amaboko, turazamutse tugusukiye imitima. Abahungu bawe n'abakobwa bawe tukuzaniye aho twaneshejwe. Ibyaha byakubise abahungu hasi, ibyaha byakubise abakobwa hasi, kamere zaratubyukanye, n'ibikojeje isoni tutatinyuka kuvugira imbere y'abantu. Ayi mwami wanjye, tukuzaniye imitima yacu ngo twambike imbaraga zawe. Uru rukundo nirusabe rwe kuba amakuru nyaguhora ku ngoma, ngo kavemo n'ibisharira mu kanwa k'uyu mugore, mu kanwa k'uyu musore n'umugabo. Ayi mwami wanjye we, ntabwo rwaba ururimi rwagenewe guhesha umugisha, ngo nirurangiza runavume. Twaje kwambara imbaraga zawe, ngo muri twebwe havemo ibiha abandi umugisha, muri twebwe havemo ibikomeza abandi, muri twebwe havemo ibihembura, muri twebwe havemo ibikiza, muri twebwe havemo ubuzima, muri twebwe havemo ubuzima. Turaje ngo tuguranire, turaje ngo twambike imbaraga zinesha mu izina rya Yesu. Twambike imbaraga zinesha
reka ubuzima bwawe butwuzure, reka imbaraga zawe zitwuzure. Ntubeshya, uri umunyakuri, wahaye abera kunesha. Na n'uyu munsi uracyabikora, na n'uyu munsi uracyabikora. Uracyaha abantu kugenda basa nawe Yesu. Abantu ubuntu we, twari twuzuwe n'intege nke, twuzuwe n'ibibi, ukatwuzuza umutima wawe, ukaduha akamero kawe. Uracyabikora, uracyaduha kunesha ibyaha, uracyaduha kunesha amarari, uracyaduha kunesha imijinya, uracyaduha kunesha amahane, uracyaduha kubabarira abatubabaza, uracyatwambika ibyawe, uracyadukiza ibisuho, ibikomere n'imiruho isi yaduteje, uracyatuza abantu hejuru yabyo, uracyaduhindura abanesheje. Uracyabikora mwami w'abami. Ntiwigeze udusiga inahangaha ngo dushinyiririze inahangaha, ahubwo wari wizeye kunesha kwawe muri twe, wari wizeye imbaraga zawe muri twe. Turaje ngo utwekipe, reka abahungu babyutswe, reka abakobwa babyutswe, reka abera babyutswe, reka abitorero babyutswe. Mwami w'abami, ngwino ugera aho ngaho mwibanga ry'ubuzima bwacu, aho bakubita hariya tugashoberwa. Ayi mwami wanjye, ugereyo Uwiteka Mana Nyiringabo, uhakize, uhavure, ucagagura izo ngoyi, ucagagura iyo minyururu, ucagagura ubwo bwiheme, umenagura ako gahinda, umenagure mwami w'abami gushoberwa, umenagure kubura kwizera. Reka umwuka wawe asabe muri twe, reka imbaraga zawe zisabe muri twe, utwuzuza umwuka wawe wera, utwuzuza ubuzima watugeneye mwami. Erega n'umugabane wacu, warakoze ko ari umugabane w'abakwizera, warakoze ko ari umugabane wacu, warakoze ko tutajya kubisaba ahandi ngo babanze kutubwira ko ari kondisiyo twuzuza, ahubwo imbere yawe niho hari ugukira kwanjye, imbere yawe niho hari ugutabarwa kwanjye, imbere yawe niho hari ukunesha kwanjye, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, imbere yawe mwami niho hari umucyo muri iyi si yuzuye umwijima. Urakoze mwami w'abami, urakoze ko imbaraga zawe atari amahamba, urakoze ko imbaraga zawe atari imigani, urakoze ko ubuzima bwawe buriho bukiboneka. Twarabisogongeye, twarabibonye, twabonye dutambuka abantu tutatambutse, twabonye twakunze abantu tutagakunze, twabonye tubabara abantu tutakababariye, twabonye tugira ibyishimo aho tutakabigiriye. Twarabibonye mwami, ntabwo tuvuga inkuru z'ibihuha, turavuga imbaraga zawe, turavuga gukomera kwawe, turavuga kuriho, kuko twasogongeye ineza yawe. Twarakubonye mwami w'abami, kandi wowe utarobanura ku butoni. Niko umugaragu wawe Petero yavuze ari mu rugo rwa Koruneliyo, kutarobanura ku butoni. Ndagushimira kutarobanura ku butoni. Mbega iyo urobanura ko ari gusanga hari ibintu bidashyitse bindimo, mbega iyo urobanura ko ari gusanga hari kondisiyo ntujuje we zitagira akagero, ariko nturobanura ku butoni. Uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana yuzuye kugira neza. Reka uvure icyuho cy'urukundo kiri mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uvure kutemerwa, uvure kumva umuntu adashyitse, ubivure mwami. Dukize iyo ndwara muri iyi minsi 3, dukize iyo ndwara yo kumva tudashyitse, dukize iyo ndwara yo kumva tutemewe nyaguhora ku ngoma. Dukize kandi kwishingikiriza ku byo tubasha, bidukize kubw'imbabazi zawe. Dukize kubarira kwemerwa kwacu mu minsi y'amasengesho tumara, dukize kubarira kwemerwa kwacu mu kuko twirije tukageza nimugoroba. Dukize kwishingikiriza ku murimo wari wose, kuko urahagije Kristo, urakwiriye, uraboneye, uruzuye, ntugira inenge, ntugira ikizinga. Hayi mwami wanjye we, dukize kutemerwa, kurwara indwara yo kutemerwa kubw'iyo twishe. Udukize kwiyemera twaheshwa nuko ngo twasenze, ubidukize ibyo byose n'uburiganya bwa Satani butubuza kwakira ibyo twagenewe muri Kristo Yesu. Uruzuye, urahagije, kandi umugisha wose wo muri wowe n'umugabane wanjye. Data yampaye kubikuzuye, aransezeranya ngo bikuzuye byose nibyo twahaweho. Urakoze mwami w'abami, urakoze ko ubuntu bukuzuye utabutwimye, urakoze ko ukuri kukuzuye utabitwimye, urakoze ko imbaraga zikuzuye utazitwimye. Wabwiye abagaragu bawe, intumwa zawe, ngo nibategereze. Wari ubizi ko Petero nubwo yagambirira kajana azakwihakana tu, azahinyuka akakwihakana, arira ariko akakwihakana kubera ubwoba. Yabishaka guhamya, yashaka kuvuga ko muri kumwe, ariko intege nkeya no kutuzura umwuka wawe wera bituma kwihakana arira. Yarariraga kuko yagukundaga, arongera buri imbaraga asubira kuroba kuko atazi neza ko ya magambo bavuga ko uzazuka nyuma y'iminsi 3, atazi neza ko ari iby'ukuri. Ariko wamusanze utyo, niko nanjye usanga, niko usanga abahungu n'abakobwa. Uravuga ngo nibategereze ibyo Data yasezeranye
kuko nta mukristo wagenewe kubaho adahawe ibyo data yasezeranye. Iyi si ntiyayibasha, iyi si yahinyutse ntiyayibasha, ariko wari ubizeye mu isi irimo akajagari, mu Yerusalemu irimo ubwanzi bwawe n'abantu baguhakana kuri tari Masiya, bamaze kukwica biteguye nabo kubica, ariko wari wizeye icyo ukoze, hanyuma buzuza umwuka wawe wera, bahinduka abagabo bo guhamya, ntibaba bagitinya urupfu, ntibaba bakikwihakana, ntibaba bakibivamo. Turakwinginga mwami w'abami kuri iki gicaniro ngo wongere uteze inzara n'inyota yo kwifuza umwuka wawe wera, wongere uteze inzara n'inyota yo kwifuza imbaraga zawe, wongere utere abantu gutindana nawe, ngo tubatize mu mwuka wawe wera, ngo twuzuze umwuka wawe wera, imbaraga zinesha isi, imbaraga zitsinda isi, imbaraga zagenewe abera, zongere zibe umugabane wacu. Ntabwo waje ngo utwigishe disipurine, ngo tubwire abagore ngo nibitonde, ngo ntibaraguze, ngo abagabo ngo nibitonde, ngo ntibasambane. Ayi mwami wanjye we, ibyo amategeko atashoboraga wabishohoje umwuka wera muri twe. Umwana we yagiye kumusarura ngo tubibashe. Iby'ubwami bwawe ni iby'imbaraga z'ijuru, ntabwo ari ibya disipurine, ntabwo ari ingamba. N'ubuzima bwawe muri twe, n'ubuzima bwawe muri twe, ngwino twuzuze mwami waba. Twarakubonye si ibihimba, umunyabyaha nkanjye yanesha te, ariko kubw'imbaraga zawe. Ayi urukundo ruke nkanjye yakunda te, ariko kubw'umwuka wawe wera. Umunyamahane n'umushiha nkanjye yakura he ubugwaneza, ariko kubw'umwuka wawe wera wasabye muri twe. Urukundo rwawe ruratwuzura, ineza yawe iratwuzura, kugira neza kwawe kuratwuzura. Uraza ubikorera muri twe, uraza ubisohoreza muri twe. Abantu bibumba, ibumba risanzwe, umubiri wari usanzwe utuzamo ibikomoka mu ijuru. Warivugiye ngo ntibisoboka ko abisi babimenya, ntibanabihabwa kuko ntibabizi, ariko twebwe tuzakubona kuko uriho, uzabana natwe. Wowe usanga umunyantege nkeya ukamwambika imbaraga, wowe usanga udashoboye ukamushoboza, wowe usanga umusambanyi ukamwuzuza gukiranuka. Ayi wowe ukiza indaya, wowe ukiza abasinzi, wowe ukiza abanyabyaha rwimbi, wowe uzura ugakiza abanyabikomere, abifuzaga gupfa, abishwe n'agahinda. Izo ni imbaraga zawe, ni wowe uzura. Reka urukundo rwawe mwami rusabe mu mitima yacu kubw'umwuka wawe wera. Kiziza imvune, kiza kukuremererwa kuri mubera, kiza kugushoberwa kuri mubera. Ayi bagenewe kuba hejuru y'ibihe, kuko nyiri atuye muri twebwe. Urakoze mwami waba, urakoze kutaduhamagara gushinga iryinyo kurindi. Urakoze kwigwa imbaraga zawe ziduhereye ibyiringiro inahangaha, zikaduhera ibyishimo inahangaha. Urakoze mwami waba, mitima yacu yuzuye indirimbo, abagize umugisha wo gusogongera, mitima yacu irikabakaba, kajya yibaza aho umunezero wavuye. Akira ishimwe ngo dukubitwa hasi ariko ntabwo dutsindwa, dusa n'abagiye gupfa ariko dore dutungisha benshi. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira ubwo bwiru ngo igihe kimwe Yesu ngo wishimiye mu mwuka, ngo uravuga ngo ndagushimira Data muremyi w'ijuru n'isi ko ibyo wabihisha abanyabwenge ukabihishurira bameze nk'abana batoya. Nanjye ndagushimira mwami ko batabyiga mu ishuri, ndagushimira ko bitagurwa amafaranga, ndagushimira ko biva ku ntebe yawe mwami waba. Iyo biba bikorerwa ntitwari kubishyikira, ntibyari kuba ibya twese, ariko abafite inyota mwami twaje, abafite inyota mwami twaje, kandi nawe tuyikomora kuri wowe. Ngwino utugwirize inyota mwami waba, ngwino udushoboze kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira mwami, komeza amaboko y'abera kugira ngo bakomere, babashe gukomeza abandi. Komeza buri mwana we wakijijwe uhagaze mu muryango urimo abatarakijijwe, kugira ngo akomere uce muri we maze ugere muri bene wabo. Reka ahinduke cano, ahinduke umuyoboro mwiza watwara ubumana mu muryango we, ahinduke umuyoboro mwiza watwara ubumana ku mugabo we, ahinduke umuyoboro mwiza watwara ubumana mu babyeyi be, ahinduke umuyoboro mwiza watwara ubumana mu bavandimwe, ahinduke umuyoboro mwiza watwara ubumana mu muryango w'iwabo, muri ofisi, mu isoko ahacururiza. Twuzuza ibyawe bitembe muri twebwe mwana, kugira ngo tuguhindukire ibikoresho mwami w'abami. Ngwino dukiza aho twabyishe, ngwino dukiza aho twaguhagarariye nabi. Erega na Petero yari yakwihakanye, ariko wamugarutseho, mugaruka igihango maze arakugendera, arinda agera mu rupfu atongeye kubivamo. Reka izo mbaraga zawe zitwuzure mwami, duhe kongera kwifuza kuzura umwuka wawe wera, duhe kongera kwakira mwami. Byose ubitangira ubuntu, byose nibikorerwa, byose tubyakira mu kwizera. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo mwami, tukiri imbere yawe, tuzanye abacu imbere yawe.
yawe, tuzanye igihugu cyacu imbere yawe, tuzanye bene wacu bishwe n'ibyaha. Mwami ndakwinginga, we wangiriye imbabazi, we wangiriye imbabazi, ukambabarira ukampa agakiza. Ndakwereka abagore bangana nanjye barushye batakuzi kandi bumva bari amahoro, ndakwinginze ngo imbabazi wangiriye zibatwikururiye umugoroba. Ndakwereka abagore bakiri batoya, ndakwereka abakuze kundusha mwami, basaziye mu muruho mwami w'abami, ndakwinginze ngo utwikurure ubwenge bwabo nk'uko watwikuruye ubwenge bwanjye. Ndakwereka nyaguhora ku ngoma abagabo barushye, abasore barushye, abakiri batoya n'abakuze mwami w'abami, bibwira yuko barya isi bikaba amahoro, ariko mwami buzuye kuruha. Bamwe ntibanazi ko barushye, abandi bashakiye ubutabazi ahatariho. Turakwinginze kubw'imbabazi zawe ngo utwikirize umwuka w'agakiza kino gihugu, utwikirize umwuka w'agakiza buno butaka, utwikire bene wacu mwami, ubatwikirize umutima ugukenera. Wowe wakoze igitangaza mu mutima wanjye, njyewe umunyabyaha utakuzi, utari ugukeneye, utari ukwite, utaranazi ko gukeneye, utaranazi ko arushye, we wangiriye imbabazi mwami w'aba. Izo mbabazi zigere muri bene wacu. Harimo abo dufitanye isano y'amaraso, hari abo dufitanye isano y'urushako, hari abo dufitanye isano y'ubunyarwanda. Turakwinginze mwami ngo tubone abantu bakizwa kubw'imbabazi zawe. Mwami dukomeze kugira ngo tubashe kwinginga, dukomeze kugira ngo tubashe kwerera imbuto aho biri ngombwa, dukomeze kugira ngo tubashe kubabwira amagambo yawe, dukomeze kugira ngo tubashe kuguhagarara uko bikwiriye. Aho bahinyuye izina ryawe bitewe natwe, utubabarire kandi utugarukeho mwami w'abami, utugarukeho waje kudusoromamo imbuto ugasanga ntazo, tukagutukisha. Utugarukaho kubw'imbabazi zawe, maze bene wacu bakizwe mwami. Icyo gihugu tugitwikirije amaraso yawe, ubu butaka tubutwikirije amaraso yawe, iki kirere tugitwikirije amaraso yawe. Imbabazi zawe nizitubeho mwami. Twongeye kugusaba ubuntu n'imbaraga byo gusenga, dushoboze kubyuka muri nibature, udushoboze kubyuka mu bicuku hagati ababigambiriye, udushoboze kwiyiriza imibiri yacu igira imbaraga, uduha ubuntu n'imbaraga zawe. Urakoze mwami ko waduhamagariye kutugirira neza, urakoze ko imigambi yawe kuri twebwe ari myiza, ibyo wibwira bihora ari amahoro atari ibibi. Urakoze ku bw'abana bawe bahagurukiye gusenga, cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwabo. Wariragahozwe, warushobewe mwami w'abami, mubera umucyo, mweguri. Wiciraga witeka kumva byiza byawe ntibimukwiriye kurikije uko yatannye nuko yaguhemuye. Ongera umubwire iby'urukundo rwawe byicare mu mutima we, yakire urukundo, yakire imbabazi.